Nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri uyu munsi wa none tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse muri studio za Region Info kuri mikoro rwose za Region Info. Njye wumva kuri mikoro nkaba ndi Bosco Mutaramu cyane, tukugezaho amakuru rero mu buryo bwiza kandi busesenguritse, ari nayo mpamvu benshi mukomeje kugenda mukanda subscribe cyangwa se sabone. Nshimira umuryango mugari w'abadukurikirana kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza maginga yangaya. Ntago mu by'ukuri iyo tumaze ku muryango w'ibihumbi 17 ntago wabyoroshye, ari umuryango w'abantu benshi kabisa. Ari nayo mpamvu ngenda babwira nti mwabantu mwe reka twinjire mu makuru kuko nicyo kiduhuriza hanga cyangwa se nicyo kiduteranyiriza hangaha, nta bintu byo kwizemba mu magambo. Wazalendo aba barazwi cyane rwose ndetse bamaze kubibirangirane cyangwa se birangirire, bamaze gushyira hanze inyandiko ikakaye. Iyi nyandiko irimo iki cyangwa se itangajwemo iki wa muntu we? Ni inyandiko isotse none maginga ya ku itariki ya 20 masaha agera kuri 2 ashize nibwo aba bashyize itangazo hanze rirareba umutwe wa 23 ndetse n'abakorana nabo bose. Isi yose mu by'ukuri naciye ku ruhande nta gukabya iguye mu kantu nyuma yo kubona ibyo Wazalendo kabisa bifashe bagatereka ahabona cyangwa se bakabitereka ku karubanda. Abantu baravuze bati cyakoze mu by'ukuri Wazalendo nabo mu by'ukuri n'abantu batebwe cyangwa se n'abantu bakwiye kuba kugeza uyu munsi buba ku buryo budasanzwe. Ibyo turaza kuba tubigarukaho. Si ibyo byonyine gusa kandi nanone ndabona izi saha cyangwa se maginga yanga nsa nk'ugiye kwigarukira ku bintu bita amatangazo gusa, kubera ko Eta majoro y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gushyira hanze itangazo kandi nanone nabo ndabona rwose izi saha ngiye kwigarukira ku kintu bita amatangazo gusa. M23 nayo yaje gushyira hanze itangazo. Ibi ni ikintu none umwuka byaramwe, ariko 23 niyo yaje kubanza mu masaha y'igicuku hamwe mu by'ukuri bitango ni mu gicuku kinihira. Aba nabo baje gutereka hanze rwose inyandiko, ariko mu by'ukuri tukaba kabisa tugiye kuba twahira kuri izi nyandiko z'uruhande mu by'ukuri rwa Cote FARDC bamaze gushyira hanze aka kanya cyangwa se maginga, kuko M23 ibyayo byongera ngo ubishaka ze kumva amakuru yacu mu gitondo twabashyize hano kuri Region Info araza kuba abibonamo. Ikijyanye n'imirwano kandi nanone gikomeje kugenda mu by'ukuri kinyura kuri Barore TV. Abari kuri Barore TV ngira ngo barabizi uko biri kugenda, uko turi kugenda twikorera utuntu twacu kabisa gake gake cyangwa se buhoro buhoro. Ngira ngo murimo muragenda mubibona abantu saga 500 bamaze gukanda subscribe kuri Barore TV. Ndabashimira cyane rwo kuri n'iby'agaciro kandi n'iby'ingenzi ku buryo bwiza kandi bushimishije. Ni iby'ingenzi cyane rwose ku buryo bwiza kandi bushimishije. Atemaye nka data FARDC bashyize hanze inyandiko kandi nabo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ziramenyesha abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ko ingabo z'u Rwanda hamwe n'ababashyigikiye b'umutwe wa M23 ngo bagabye ibitero ku birindiro byabo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ngo ibitero byagabwe mu gihe hari hatangajwe agahenge k'imirwano CCRF kari kasabwe na nyakubahwa Joao Lourenco, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bw'ibyo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta guca ku ruhande, bati turi kugabwaho ibitero byeruye n'ingabo z'u Rwanda, ndetse bakavuga ko ziri gufashanya n'umutwe wa 23. Ibi noneho byo birasigeke mwabantu mwengira ngo murumva ko ibintu babirimo biragenda bihindura isura 5 kuri 5. Reka rero nkuko nabigusezeranyije twinjire muri aya makuru mbona za kubagizwa hanini n'amamenyesha, ariko ntimugakerense mwabantu mwe ngo mukerense amatangazo bari ibintu bikomeye cyane. Nuvuga ngo nibiba bivuzwe ibere gukorwa cyangwa se bigiye gukorwa cyangwa se ibintu bihagaze, urumva ko ntago biba byoroshye habe na gato. Ni ibintu bikakaye, ati ni ibintu babikakaye rwose. Reka duhere rero ku byavuzwe na Wazalendo kuko nibyo byabanje gutangazwa. FARDC ije nyuma ya Wazalendo, ndabyita gushimangira cyangwa se ibyo bivuga ngo ni umwotso.
hari n'icyo bita ngo umushiririzo. Reka rero tubanze duhere kuri uyu mwotso hanyuma dusoreze ku mushiririzo. Ntuze kujya kure y'inyakiramajwi cyangwa se uri kudukurikirana kuko uraza kunyagwa zigahera. Ni byinshi bikuye muri iyi nyandiko cyangwa se muri izi nyandiko ngiye nabanje kubisoma, nabanje kucishamo amaso, mu by'ukuri numiwe mw'abantu mwe. Reka rero tubyinjiremo nta gutinda cyangwa se nta kwizimba mu magambo. Rwose kuri tariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri nibwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umutwe w'abakorerabushake mu kurinda igihugu VDP Wazalendo watangaje ko habayeho kurenga ku masezerano y'agahenge yatangiye kubahirizwa kwa 18 Gashyantare 2026. Aba bakorerabushake bakaba batangaje yuko ibyo bavuga babyizeye kandi babihamya 100% yuko habayeho kurenga kuri amasezerano. Mu itangazo Wazalendo basoye kuri 20 Gashyantare 2026 Irucuro, uyu mutwe urashinja ihuriro ry'ingabo za AFC 23 zishyikiwe n'ingabo z'u Rwanda nkuko bavuze muri inyandiko kuba baragabye ibitero icyarimwe mu ntara za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ibi ngo bikaba binyuranyeje n'agahenge kari kemejwe. Wazalendo bavuga ko muri Kivu y'Amajyepfo habaye ibitero byibasiye ibirindiro byabo mu misozi yo hagati ya Uvira, cyane cyane mu duce twa Kitabo, Mubere, Kidote, Rugeje, Kabare, Mugaja ndetse n'aho bita Mashumba. Reka nsubira mu tuduce. Ngo Wazalendo bavuga ko muri Kivu y'Amajyepfo ho habaye ibitero byibasiye ibirindiro byabo byande bya Wazalendo mu misozi yo hagati ya Uvira. Bakavuga uduce by'umwihariko twagabwemo ibyo bitero. Ku mwuzo wa mbere bavuga aho bita Kitabo, kabiri bakavuga aho bita Mubere, gatatu bavuze aho bita Kidote, kane bavuze aho bita Rugeje, gatanu bavuze aho bita Kabare, ntago bibajya aho bita Mugaja ndetse no bita Mashuba mu bwami cyangwa se muri shoferi y'Abafuriru. Ahanga rwose ngo hagabwa ibitero cyane guhera ku itariki 18, nyamara byari byemejwe cyangwa se byari byatangajwe yuko imirwano igomba guhagara. Bavuga ko abasirikare babo bashoboye gusubiza inyuma ibyo bitero, no kuvuga ngo bagenzi babo ba Wazalendo muri utwo duce babashije guhangana basubiza inyuma ibyo bitero. Bityo nihagira aho abo bahanganye bigeze berekeza mu misozi, byagezeho abo bahanganye ngo berekeje mu misozi miremire ya Uvira ndetse na Fizi, Itombwe na Mwenga ahagana Iminembwe, aho mu by'ukuri bari bamaze gutsindwa muri utwo duce twavuze haruguru muri shoferi y'Abafurero, hanyuma bahungira muri misozi miremire ya Uvira, Fizi, Itombwe ndetse na Mwenga ahagana mu Minembwe. Ntimwumve bavuga abandi ni AFC 23. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru naho Wazalendo batangaje ko habaye ibitero mu duce twa Bwito, muri shoferi ya Bwito ahangaha rwose muri teritwari ya Rucungira, ngo murabiswaho icyo bita CMC Wazalendo. Ahanga rero ngo hagabwe ibitero si wonyine gusa, bavuga muri Bashari muri teritwari ya Masisi ko naho hagiye hagabwa ibitero ndetse bikaba byari basira abaturage ku mihanda ya Kirama, Bambo ndetse no bita Ntango se cyangwa Bibwe. Bavuze uduce bita Kirama, Bambo, bakavuga agace bita Ntango cyangwa se ukite Bibwe. Bavuga ko ngo bo bahanganye n'ababateye bakabuza gutera imbere kandi bagabanyiriza imbaraga. Ati nubwo ibyo bice kabisa byabaye mu kintu bita imirwano cyangwa se byumvikanye mu kintu bita urugamba, ariko nta kibuzi mara gucanga. Ati twabashe kugera ku ntsinzi duhagarika cyangwa se abaho guhagarika izi nyeshyamba zagabaga ibitero muri ibyo bice. Aha bavugaga nanone muri Kivu y'Amajyaruguru muri Rucuna na Masisi ko naho babashije gukora ibishoboka byose bahagarika ibyo bitero byari byagabwe n'inyeshyamba. Uyu mutwe uvuga ko ibyo bitero ari ukurenga ku mbaraga zose zishyirwa mu gushaka amahoro, ugasaba umuryango mpuzamahanga gukurikirana ndetse no kugenzura ayo makuru y'ikorwa ry'ibinyuranyije n'agahenge. Uvuga kandi ko uku kwirwanaho kwabo ari uburenganzira bwemewe bwo kwirinda ndetse no kurinda abaturage. Reka turebe inyandiko mpamo muri rurimi rw'Ikinyarwanda yashyizwe hanze nta jambo na rimwe rivuyeho. Ati abakorerabushake mu kurinda igihugu VDP/RDC Wazalendo. Itangazo rya leta nimero 002 ryo kwa kabiri ryo GMPPP VDP/RDC 0/2026. Bati kurenga ku masezerano y'agahenge ndetse no kwimeza kudatezuka kurinda igihugu. Uyu niwo mutwe w'iyi
nyandiko yashyizwe hanze na Wazalendo. Ati abakorabushake mu kurinda igihugu VDP Wazalendo RTC baramenyesha abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ko mu kurenga ku masezerano y'agahenge yatangiye kubahirizwa ku itariki 18 Gashyantare 2026. Ihuriro ry'ingabo za FCM 23 RDF n'abafatanyabikorwa baryo ryagabye ibitero byateguwe ku birindiro bitandukanye by'ingabo zacu mu misozi yo hagati ya Uvira, cyane cyane ahitwa Kitabo, Mubere, Kidote, Rugeje, Kabare, Mugaja ndetse na Mushuba muri shofero y'abafurero. Ibi bitero byagabwe mu gihe hari hamaze gutangazwa ku mugaragaro guhagarika imirwano, bikaba ari igikorwa kibangamira cyane imbaraga zose zashyizwe mu gushaka amahoro n'ituze mu karere. Kubera ubwitange, ubushishozi n'inshingano ingabo zacu zubahirije, umutwe yariye wa Wazalendo muri Kivu y'Amajyepfo washoboye gusubiza inyuma abo bateye babuza kugera mu misozi miremire ya Uvira, Fizi, Itombwe na Mwenga aberekeza Minembwe. Muri icyo gihe kandi ngizo ngabo zagabye ibitero no muri Kivu y'Amajyaruguru zibasira ibirindo bya VDP Wazalendo CMC FDP mu gace ka Bwito, teritwari ya Rucuru, ndetse n'ibya NNCDH FDP muri Bashari muri teritwari ya Masisi, cyane cyane ku mihanda ya Kirama, Bambo, Ntongwe, Bibwe. Ibyo bitero byasubijwe inyuma n'ingabo zacu zigabanyiriza umwanzi imbaraga kandi zimubuza gutera imbere. Iri tangazo rikomeza rigira riti mu nyandiko mpamo yaryo, ibi bitero byagabwe icyarimwe nubwo hari hamaze gutangazwa ku mugaragaro guhagarika imirwano, bigaragaza kurenga ku masezerano ndetse no gusuzugura imbaraga zishyirwa mu gushaka amahoro n'umutekano mu karere. Kubera imyitwarire irimo ikinyabupfura cya gisirikare, umutuzo ndetse no kumva inshingano, ingabo za Wazalendo zagaritse kandi zitesha agaciro ibyo bitero, zirinda abaturage n'ahantu h'ingenzi hashobora kwibasirwa. Turahamagarira umuryango mpuzamahanga kureba no gusuzuma ibikorwa bikomeye byo kurenga ku masezerano no gufata ingamba zikwiye. Igikorwa cyose cyo kwirwanaho cy'ingabo zacu ntigikwiye gufatwa nko gushaka kongera imirwano, ahubwo ni igisubizo gikwiriye ku bitero bikomeje kugabwa. Kubera iyo mpamvu, abayitamo nkana inzira y'imirwano bagomba kwemera ndetse no kwirengera ingaruka zibizakurikiraho, kandi bakirinda kwiyitirira ububabare nyuma yo kuba ari bo bateje imirwano. VDP Wazalendo RDC bongeye gushimangira ko bashyigikiye amahoro arambye kandi arangwa n'ubutabera. Icyakora mu gihe akomeje kurenga ku masezerano y'agahenge, bazakoresha byuzuye kandi nta gushidikanya uburenganzira bwabo bwo kwirwanaho, bakarinda abaturage n'ubusugire bw'igihugu. Byakorewe Rucuru tariki 20 Mutarama 2020 Gashyantare 2026. Ati nta guhemukira Kongo, igihugu cyacu mu by'ukuri no kukirwana paka bayo gupfa. Bikaba byavuzwe rero na Jules Murumba, umuvugizi wa VDP Wazalendo. Iyo ni inyandiko yashyizwe hanze cyangwa se ivuzwe na Wazalendo. Nyuma rero ya Wazalendo ntabwo byaje kugarukira ngaho gusa, ahubwo vugute ibintu noneho nibwo byari bitangiye kubera ko aka kanya magingo aya tukinjira muri studio nibwo igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bari bamaze gushyira hanze inyandiko igaruka ku ngabo z'u Rwanda mu twaka 23, ndetse kandi nanone bagaragaza ko rukigeretse hagati yabo n'umutwe wa M23. Bati sosi iguyemo inshishi, M23 iratamajwe ndetse n'abashyigikira umutwe bose mu by'ukuri bagarutsweho. Muri iyi nyandiko, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zikaba zivuze ko zimenyesha abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ko ingabo z'u Rwanda hamwe n'abazishyigikiye mu mutwe wa M23 bagabye ibitero ku birindiro byabo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, bigaragaza ukurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Ngo ni itangazo rigenewe abanyamakuru rifite nimero 05 ryo kwa 20 Gashyantare 2026. Iri tangazo rero rikaba ryashyizwe ahabona. Ni ibiki tuza gusanga muri iyi nyandiko mbere yuko dusoma cyangwa se tubagezaho ibyanditse biri by'umwimerere muri iyi nyandiko. Inyandiko rero ni inyandiko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimenyeshamo abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ngo ko ingabo z'u Rwanda hamwe n'abafatanyabikorwa bazo mu mutwe wa M23 ngo babagabye ibitero ku birindiro byabo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ngo kandi bikaba bidakozwe rimwe kandi bikaba binyuranyije n'agahenge k'imirwano kari kasabwe na nyakubahwa Joao Lourenço, perezida wa Repubulika ya Angola. Kwa gatatu tariki 18 Gashyantare no kwa kane tariki 19 Gashyantare
2026 ngo abasirikare bo mu ngabo zidasanzwe z'u Rwanda hamwe n'abarwanya FCM23 bagabye ibitero icyarimwe ku biro bya FARDC. ngo ibi bitero byagabwe aho bita Ihura, ahangani muri Kisimba muri sekiteri ya Wananga mu karere ka Warikare, ndetse no ku dusozi twa Kazaroho, Bugabo, Cyahi ndetse n'aho bita Virumbi mu gace ka Bambo muri shoferi wa Bwito muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo bice byombi byo muri teritwari ya Warikare ndetse na teritwari ya Rucuru, aba bo ku ruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iki gisirikare kivuga ko ibitero byahagabwe byabaye bikozwe n'umutwe wa 23 ndetse ngo bikozwe n'ingabo z'u Rwanda zo mutwe udasanzwe uzwi nka Special Forces. mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, umutwe wa 23 twirwaneho FNL Nzabamema Rentabara ngo bagabye nanone ibitero mu midugudu itandukanye irimo Mikenge, irimo Karonje, mu misozi miremire ya Fizi na Uvira ndetse no mu duce twa Kahungwe, Kanga ndetse na Rugeje, aho batwitse amazu ane kandi ngo bakica umusore w'imyaka 18 witwa Matibisha Sosto Azini, ngo ndetse uyu nguyu yiciwe mu rugo. ngo ibitero bikomeje kugaragara kenshi, ngo bikagaragaza ubushake bw'ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo FCM23 ubwo kuburizamo gahunda y'amahoro iri kugeragezwa. Iri tangazo rivuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihamya ko zikomeje kubahiriza agahenge k'imirwano kasabwe n'umuhuza w'umuryango wa Afurika ari we Perezida wa Angola mu rwego rwo gufasha kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Iyi nyandiko y'ubutegetsi bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja byeruye nta guca ku ruhande ingabo z'u Rwanda kugaba ibitero byeruye mu duce twa Rucuru ndetse Fizi, Uvira na Warikare. ngo ibi bitero kandi aba bavuga ko ngo byakozwe byeruye. Icyakoza kugeza ubu ngubu ubwo twari turi muri studio, ntacyo igisirikare cy'u Rwanda cyari kigeze mu by'ukuri kivuga kuri iyi nyandiko yashyizwe hanze cyangwa se yashyizwe ahabona. mu by'ukuri ibikubiye muri iri tangazo nyine ntacyo bigeze babisubizaho. Ni itangazo rero ryari rigenewe abanyamakuru nk'uko byavuzwe cyangwa se byaje kuba bigarukwaho. Abenshi bakaba bavuga bati hari byinshi bikenewe kuza gukorwa cyangwa se gusobanurwa, gusa icyo ugomba ko wamenya cyo nuko iri tangazo ryashyizwe hanze mu by'ukuri naho mu gisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri iyi tariki ya 20, witwa Lieutenant Colonel Mongoba Huskei Mark cyangwa se Mark Huskei, akaba ari we ushyize hanze rero iyi nyandiko isobanura byinshi ku byo barimo bashinja umutwe wa 23 mu gukorana n'ingabo z'u Rwanda. Kubw'ibyo yaba kubyo igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gushyira hanze, ndetse no kubyo umutwe wa 23 bamaze kuba bashyira ahabona cyangwa se bashyira hanze, bakaba bavuga ko mu by'ukuri icyo bashaka kugaragaza ndetse no kwerekana ari ukugaragariza isi mu rusange ko bakomeje kugabwaho ibitero kandi ngo bikaba biri kuvogera agahenge kari kasabwe kandi bakaba bari biteguye kubahiriza, ngo bityo nibizakomeza gutyo haraza gufatwa ingamba zo kwirwanaho. Ndetse mu nyandiko kandi yagaragajwe by'umwihariko n'igisirikare cya Leta ya Kongo ho bakaba berekanye isura n'ishusho y'uko baba mu by'ukuri bari kugabwaho ibitero n'umutwe wa 23 ufatanyije n'igihugu cy'amahanga, nk'uko mu by'ukuri ubutegetsi kandi busanzwe bunabitangaza kugeza kuri uyu munsi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri. Ngira ngo murabyumva ko iby'aya matangazo byo bitoroshye, ariko icyo nakubwira cyo ibi abagize iri tsinda ry'umutwe wa 23 bari babivuzeho, nabo bavuga ko ngo atari bahubwo bari kugaba ibitero, ngo nabo bagabweho ibitero. Ndetse kandi nanone wazani maze kuvugaho na FARDC maze guhita bigarukaho, bivuze ko akagahenge ntago kari koroshye kuba kakomeje kuri koroza gutya, ariko ntago kari kubahirizwa. Imirwano yo irakomeje nk'ibisanzwe. Ubwo icyo twabagezagaho n'iby'impande zombi ziri gutangaza gushinjanya ndetse no kwitana ba mwana nibyo bikomeje kugenda bijya mbere. Ubwo murabyumva rero. Hama rero reka aya makuru tugenda tugana ku musozo wayo, bashimire cyane, bararikire kuza gukurikirana ibindi biganiro n'amakuru biza kugaruka n'ubundi kubikomeje kugenda biba hano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo masaha ari imbere. Bityo ku mutara kandi subscribe nicyo gihe nako kugira ngo abikore
inari Bosco Mutaramu cyane kuri micro za Region Info. Dore mu masaha imbere turani birabigezweho. Ciao ciao, hasta la vista. Mugire ibe byiza kandi mukomeze kuryoherwa aba bitameze neza no kwihangana. Ndabakunda.